Ndagushimiye cyane wowe turi kumwe aka kanya, ngira ngo ukomeje kujya ureba ibindi biganiro natanze. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo banki ikoresha amafaranga yanyu mu nyungu zayo apana mu nyungu zawe nk'umukiriya. Please, niba hari videwo cyangwa se ikiganiro nshobora kuba naratanze kiri ingenzi kuri wowe, birashoboka ko icyo ari cyo cya mbere. Rero ntugende utakirebye, ntugende utakibonye kugera ku musozo. N'inama ndi buguhe ku mpera z'iki kiganiro ntabwo ari kirekire, ndagerageza kigire kigufi y'iminota 5-6, ariko ntugende utakirangije. Okay, so buriya banki zigira umukino dukunda kwita the bank role, agakino bakina. Umukino bakina ni uwo gutanga inguzanyo. Umukino bakina wo gutanga inguzanyo, ariko nubwo nyita umukino, ariko ni cyangwa se itegeko rya banki. Donc bo babigira itegeko kubera ko nibyo bakoresha kugira ngo bunguke. Kuri bo rero bifata intambwe ya mbere iyo baje mu kugirana relation n'abakiriya. Okay, so ntago banki ifite inyungu mu gutuma twebwe tugira icyo twigezaho. Banki icyo ishaka ni ukubika amafaranga yacu, ikayacuruza, ikunguka, ikamera neza, ikagura izindi banki nazo zikora ibintu nk'ibyo, nazo zigura izindi, bakagenda bagakira. So ngiye kukwereka mu mibare ibyo banki ikoresha amafaranga yacu, aribyo twita rule of 72. Noneho urebe niba wari ubizi, byaba ari bon, ariko niba utari ubizi, nifuza yuko nyine ubimenya, ukamenya mu by'ukuri icyo ugomba gukora muri income zawe, mu mafaranga ukora muri business, no mu mafaranga ubika muri banki mu buryo bw'inote. Donc ya mafaranga ubika ukavuga uti ngiye mfite amafaranga yanjye muri banki. Ariya mafaranga tubika muri banki irayafata ikayaguriza abandi bantu bagakira. So reka ntagutindiye ndebe nkwereka imibare, nimara kuyigupresenta hanyuma ndaguha inama nyuma. Urakoze. Okay, so niba uri kureba iyi ni summary, ni table nakoze, donc igaragaza aho imyaka uko igenda iprogressa, uko tugenda dukura. Reka tuvuge yuko formule hano iroroshye. Kugira ngo iri tegeko rya 72 ni ukuvuga ngo ufata inyungu ku ijana wunguka muri banki, donc ufata babyita pourcentage. Donc ya pourcentage baguha ku mafaranga ushyira muri banki, donc ukagabanya na 72, hanyuma bikakubwira imyaka izashira kugira ngo amafaranga yawe yikube kabiri. Okay, so kuri kolone ya mbere urabona mfitemo imyaka 0, ubwo n'umwaka ushyize amafaranga yawe mu kubitsa. Imyaka 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Okay, so nakoze urwo rugero rw'iyo myaka igenda yincrementingaho imyaka 6. So reka tuvuge yuko ugiye muri banki hano hepfo, bakakubwira bati okay, so twebwe duha amafaranga yawe amadolari 10,000, ishyira mu manyarwanda cyangwa se amanyarwanda ufite, tuzajya tukungukira 3%. Ubundi nta banki yungukira umuntu amadolari 3% on return, ariko reka tuvuge ko banki ibaye nice, igiye kukubwira ati turaguha 3%. Okay, 3 ugabanyije na 72 harimo 24 ku bantu bazi imibare. No kuvuga iki, bino 10,000 ugiye gushyiramo bizafata byibura imyaka 24 kugira ngo bibe bibaye 20,000. Okay, so ahangaha sorry, nibeshye, ni 40,000, tugomba kuba 40,000. Donc nakoze mate yanjye nabi. Ku myaka 48 bizafata indi myaka 24 kugira ngo 20,000 bibe 40. Okay, so donc ntabwo nakoze imibare nabi, ni typo. Donc natekerezaga 48 yari hirya. So ariko you get the point. So reka tuvuge yuko rero icyo banki ikora ni iki. Banki irayafata, ntabwo yicarana. Reka tuvuge yuko nyuma yuko nsize biriya 10,000 byanjye ndagiye, bazajya bampa 10,000 3%. Haje mukuru wanjye yinjiye muri banki nsohotsemo, akaza aje kuguza amafaranga.
ntabwo bagenda ngo bamuhe bafata andi mafaranga bayamuhe, bamuhereza bya bihumbi icumi byanjye namaze kuhasiga, bakamubwira bati rero wowe kanaka mukuru wa Ben, tugiye kuguriza ibihumbi icumi ariko uzajya uduha 6% ku nyungu, kubera ko ugiye kubaguza ufite ikibazo nta nubwo ufite shuwa yo kuyahongera kure, reka da urayatwara nyine bakaguca iyo nyungu, urwunguko ngira ngo bakunguka 6%. Ni ukuvuga kuri banki bo bazajya amafaranga y'ibihumbi icumi mu myaka 12 bazaba bagukoreyemo ibindi bihumbi icumi mu myaka 24, kubera ko iki 6 ugabanyije 72 ni kangahe? Ni 12. Buri myaka 12 ibihumbi icumi bigenda bigize gute? Bigiye kuba kabiri. Reka turebe rero ku nyungu ya 12 ku ijana. 12 ku ijana, 12 ugabanyije 72 harimo kangahe? 6. Ni ukuvuga ngo buri myaka 6 amafaranga yagomba kwikuba kabiri. Okay? So ikintu rero kibaho ni iki, banki igiye kukungukira 3%. Iyo ni banki nziza, ubundi ziri ntabwo zunguka, zinguka munsi y'idolari, ubwo ni iki 0.25%. So reka tuvuge ko mumbabarire, reka tuvuge rero yuko ugize bahaye mukuru wanjye inyungu, donc umwenda wa 6 ku ijana ku mafaranga, ku madolari ibihumbi 10 atwaye muri banki. Banki izajya igukoreramo igukoreramo donc ikungukamo 6 ku ijana. Ni ukuvuga ngo ugiye gufata ya mafaranga ukayashyira mu myaka 48 nabaze hari imbere, banki izaba igukoreyemo ibihumbi 160. Imagine ko jyewe mubitsi mu myaka 48 nzagenda nkabona ibihumbi 40, ariko mukuru wanjye wayagujijeho akazaba amaze kubishyira ibihumbi 160. Niyo rero nta muntu uje kuyaka, bafata ariya mafaranga bakayajyana muri investment, bakagenda bakagura imigabane, bakagura izindi banki, bagashyira muri za Nike, bagashyira muri za donc you name it, mutual funds. Mutual funds zizoninga hagati ya 10 donc zirahindagurika, moyenne ariko ni 9 kuri 10 kugera kuri 12. Impamvu mvuga moyenne ni ukubera ko inyungu iramanuka ikagera, donc hari n'igihe market bitameze neza bikagera muri 0 muri moins, ariko icyo twabonye ni uko kuva market yabakreye muri Amerika no ku isi, buri gihe ibiciro bigenda bizamuka by'amasoko. Niyo banki rero igiye ikorera 12 donc moyenne y'inyungu ku ijana, 12 ugabanyije 72 harimo 6. Ni ukuvuga ngo buri myaka 6 amafaranga yabo bashyize mu isoko arunguka yikuba kabiri. Reka tugire mu mibare, mu myaka 6 bazaba bagize 20, mu myaka 12 baba bagize 40, mu myaka 18 baba bagize 80, mu manuka mu myaka 30 bazaba bagize 320, right? Mu myaka 40 bazaba bagize 640, nani miliyoni 1,280, mu myaka 48 bazaba bagize miliyoni 2,560. So imagine amafaranga ushyizemo hariya, uvuga uti umwana wanjye ngiye kumushyiriramo ibihumbi 10 hano, nakura akaba umugabo azagenda yafate, nyuma y'imyaka 48 bo bakazamura 40, ariko banki yaramaze gukorera mu miliyoni 2,560. Kuki aho hantu tutabonamo ikibazo? Noneho reka nze mbishyire muri ubu buryo. Ese utekereza ko banki uwo mukino ishaka ko tuwumenya, ayo mategeko y'uwo mukino ishaka ko tuwumenya? Kuko nituwumenya tuzakora ibyo ikora. Nidukora ibyo ikora, aho kugira dushyire amafaranga muri banki, natwe tuzayajyana hehe? Tuzayajyana muri za investissement zitwungukira 12 ku ijana, aho kugira ngo mu myaka 48 tube dufite 40, tube natwe dufite miliyoni 2,560, right? Niyo mpamvu rero ari ikosa rikomeye kubika amafaranga muri banki akicaramo yunguka ubusa, cyangwa se kujya muri banki ukaguzayo amafaranga ukaba ari wowe wungukira, aho kugira ngo nawe yashyire mu isoko nk'aho banki ziyajyana, nawe kugira ngo ukorere amafaranga nk'ayo banki igira gute ikorera. Ngiye kuguha umukoro uyu munsi, jya kuri banki ubabwire uti ndashaka yuko mbaha ibihumbi 10
nyuma y'imyaka 48 muzabe mumpaye miliyoni 2,560,000, babwira uti namaze kumenya rule of 72, nanjye ndifuza yuko mu nyungu ya 12%. N'ikimenyimenyi iyo ndamutse nje kubaka inguzanyo mwanca 6% cyangwa se anarenga, niba kwemerera uzanganya bazagusohora, bazakubwira bati shwishwishwishi turamva watangiye kuba umuhanga sha, va ahangaha sohoka genda. Bo bashaka ko tuguma muri ya babo y'ubukene y'abantu batazi reka nze let me stop sharing, y'abantu batazi ibyo bashaka, kugira ngo nabo bakomeze badukamure, banki zidukamure ziduheze mu bukene. Imagine kuba ushobora kuba ufite imyaka 20, ukora ukazakora imyaka 40, urumva mu myaka 40 ukazarangiza iyo myaka 40 ufite imyaka 60, udashobora kugira ikintu na kimwe wigondera, ariko amafaranga ushyira muri banki warabagize abakungu bene kariya kageni. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Sinzi niba wumva imbaraga ibyo bintu bifite. Banki nta nyungu ifite yo kugira ngo jyewe nawe tumenye ibi bintu, no, ntayo. Banki irashaka ko tuguma dushyiramo amafaranga yacu, yifuza ko dukomeza kujya kwakayo imyenda, kandi iyo batwishyura bareba nk'intare, batwishyuza bareba nk'intare, ariko iyo bayaduha baseka, nyamara ni nabo bunguka, twebwe tugahoba. So homework y'uyu munsi, amafaranga yawe agomba kuva muri banki akajya muri mutual fund, cyangwa se ugakora business nawe kungukira byibura 12%, aranazamuka karenga. Ushobora gushyira portfolio hano, nabyo tuzabireba, turebe uburyo noza mutual funds ziperforminga over the years, donc mu gihe kirekire. Okay, so ngicyo kintu nashaka kugira ngo mbabwire, mukanguke. Banki ntago zihemberwa kuba zatwigisha bino. Banki nta nyungu zifite mu kutwigisha ibi ngibi. Ni akazi kawe nanjye ko kugira ngo tubihugukirwe. Utabonye umuntu, uri umwarimu, uri umuburugumesitiri, uri meya, uri perefe, uri guverineri, uri perezida, utazi rino banga, ubwenge tuba tuzi ntago tubyiga ku ishuri malheureusement, ntago tubyiga mu kazi dukorera malheureusement. Ababizi niba bandi dusanga nyine koko bafite ubukungu buhambaye, kuko babimenya kera bagatangira ku investinga hakiri kare. Ntago babika amafaranga yabo muri banki, no. Twebwe nyine duciriritse, agatima kacu kaba kari reka ndebe muri banki ko nahembwe. Wamara guhembwa ukayagumishamo aho ugasigara uvuga uti amafaranga yanjye ntimuyakoreho abanza agwire. Ntazagwira. N'ikimenyimenyi iyo ugarutse nyuma y'ukwezi aba agihari, nta n'urumiya ruba ruriho. Utegereza iki? Utegereza umwaka kureba amafaranga bakungukiye, nayo atarenze 2, 3. Nugukanguka rero, nugukanguka kugira ngo tubashe kumenya mu by'ukuri bidufitiye akamaro, kuruta uko dukomeza gufasha abakire kuba abakire kurushaho, natwe tugakomezaho gukena kurushaho. Okay, so nizere yuko iyi video yagiriye akamaro. Icyanyuma ni kwa gatanu, nizeye yuko uyu munsi ufite amadolari 20 yashyize ku ruhande, ufite amadolari 50 yashyize ku ruhande, kubera ko mu cyumweru cya kabiri tuzongera dukore ayandi 50, tuzaba tugeze ku 100. Remember, mu mpera z'umwaka tugomba kuba dufite amafaranga ya emergency savings, bya yandi umuntu ashobora kwitabaza hagize ikintu kimutungura, ayo rero agomba kujya ku ruhande. Okay, so nuko nkuko tugiye kubibara. Niba mushaka ko nzakera track nkajya mbere ukuntu bizagenda, great, dushobora kubikora, ariko ni ngombwa yuko buri muntu wese agira emergency fund mbere yuko yirukira kuri banki gusaba umwenda. Ariko iyo ugiye wegeranya dukeya, turakuramira. Ndumva ari umusanzu wanjye rero nabaha. Murakoze cyane. Make subscribe na share na like niba wakunze ino video, ubundi mujye mwinjoyinga ibiganiro ngenda baha. Nizere yuko naraha akagaruka, kandi nizere yuko hari ibibazo byinshi mwari mufite. Niba hari ibyo ntasubije ku buryo mutekereza banki zitwungukamo, ushobora kumbaza muri commentaire, cyangwa se niba wanabikunze nabwo ushobora kumbwira. Imana ibagirire neza. Ciao. Thank you so much. Mugire weekend nziza, nahagaruka.